bakunzi bacu ndabasuhuje kandi mbifurije ishya n'ihirwe mu byo muri gukora byose. Umunsi tugiye kuganira ku bintu ushobora kwirinda kugira ngo bidasenya urugo. Ibi bintu nutabyirinda rwose urugo ruzasenyuka. Amakimbirane mu ngo ni ikintu kimaze kuba cyinshi, ariko hari uburyo twabyirindamo kandi tukagira urugo ruzima, urugo rutekanye kandi ruzavamo izindi ngo z'ejo hazaza. Ibyo bintu rero ugomba kwirinda kugira ngo urugo rudasenyuka ni ibihe? Icya mbere, uzirinde guca imanza. Aha nimvuga urugo ni umugore n'umugabo. Uzirinde guca imanza, waba uri umugabo uzirinde gucira urubanza umugore wawe, waba uri umugore uzirinde gucira urubanza umugabo wawe. Aha bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko niba umuntu yakosheje, si ngombwa ngo umucireho iteka, si ngombwa ngo umucire urubanza, biba ari byo bizanya, aba ari cyo kintu nyamukuru cyiza, ahubwo wakabaye ubasha kumwereka icyatumye agwa muri iryo kosa kugira ngo utazarikosore. Ntabwo ari wo mwanya mwiza wo guca urubanza, ntabwo ibyo bintu byubatse, ntabwo byamwubaka, nta n'ikintu byamufasha. Guca imanza rero si ikintu cyiza cyo kwihutira ku wo mwashakanye. Mwereka aho byapfuye, umubwira ati byapfiriye aha ngaha, wabikosora gutya, biba byiza kurushaho, ndetse ni byiza kuruta kumucira urubanza. Icya kabiri uzirinda gukora ni ugupfobya uwo muri kumwe. Muri rusange umuntu wese akunda gushima pe. Iyo rero umuntu ahora agupfobya cyangwa se akugaya, ni ikintu kigusubiza inyuma, ni ikintu kikugira icyo utazi. Abanyarwanda nibo bavuga ngo uri icyo ntazi. Nawe ubwawe wisanga utari kwisobanukirwa icyo uri cyo. Ikintu ni ikintu kibi cyane. Guhora ubwawa biragenda bikakujya mu mutima, ndetse ukumva ko nta cyiza nawe ugira. Iki kintu rero ntabwo ari cyiza, ko cyatuma mugenzi wawe yiyanga, yitera icyizere, ugasanga urugo ntabwo bigenze neza. Tubyirinde rero, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza rwose guhora upfobya uwo mwashakanye ukumva ko nta cyiza agira. Ese tuvuge ko akora ibibi, ariko si igihe yakoze neza wibuka kumushima? Wibuka byibuze kumushimira icyiza yakoze? Kuko ujya kumushaka hari ibyiza wamubonagaho byatumye umushaka. None se iriya myitwarire myiza wamubonagaho ubu ntayo agifite? Twirinde guhora dupfobya umuntu, kuko umuntu nta muntu ubaho akora ibibi gusa. Uko biri kose hari ibyo akora byiza. Bimushimire rero, nabyo bizamufasha kuruta uko wahora umupfobya. Icya gatatu, gutukana. Aha biba byarenze inkombe. Ni gute ufata umuntu mukuru ukuze ukamutuka mu rugo? Nubwo yenda umutuka nta wundi uri kubyumva, umukozi atabyumva, umwana atabyumva, ariko iki ni ikintu kigayitse. Gatuka mugenzi wawe, igitutsi nashatse kuvuga, rwose biba bigeze ahabi. Niwumva iki kintu kije mu mutima wawe ukumva ugiye gutuka mugenzi wawe, gerageza igisubizeyo. Ariko nunumva cyabaye kuri mugenzi wawe, mubabarire mu mutima, hanyuma urebe uko wamukosora cyangwa se wamukebura mu bwenge ko yakoze ikosa rikomeye. Iki kintu rero iyo cyabaye, haba harimo n'uburere bukeya. Iyo wumva ikintu cyo kumva ko watuka mugenzi wawe muri bakuru, kumva warekura igitutsi icyo ari cyo cyose, harimo ikintu gikomeye cyo kuba ni nko kumupfobya nyine, uri kumutuka, nta cyubahiro umuhaye, nawe ubwawe ntiwiyubashye. Iki kintu ni cyiza rero, yamenye ngo ushobora gusenya urugo, bibaye byiza wakirinda.
icya kane ni ikintu cyo kugereranya. Irinde kugereranya umugore wawe n'abandi cyangwa se umugabo wawe n'abandi, kuko buriya umuntu arihariye. Hariho ukuntu kwa wenyine, ariko natwe turakabya. Hari igihe uba ushaka ko umuntu asa n'undi, umuntu mwashakanye ngo amere nka kanaka, kandi ntibarezwe kimwe, ntibarerewe hamwe, ndetse ntibanakuriye mu buzima bumwe bumwemerera ko asa n'uwo kanaka ushaka. Si byiza rero gufata umuntu ukamugereranya n'undi, kuko ujya kumuhitamo ngo mubane, hari ibyo wamushimiye. Ibyo rero byakabaye ari byo ugenderaho, ukumva birakunyuze, n'ibyo ubona bitagenda neza ukamubwira mukabikosora. Emera uwo muntu uko ari, kuko hari ibyatumye cya gihe umuhitamo kurenza abandi. Basi gendera kuri ibyo, gendera kuri ibyo wumva unyuzwe nabyo. Ibitagenda neza hanyuma ubikosore mu nzira nziza, maze n'impanga ntabwo ziba ari kimwe, ntabwo ziba kimwe rwose. Bagerageza kuba umwe ariko ntabwo baba kimwe. Umugore n'umugabo rero twahamagariwe kuba umwe ariko si kimwe. Ibyo bintu byatumye umuhitamo, reka bibagire umwe, hanyuma musenyere umugozi umwe muri byose. Icya gatanu ni ugucyocyorana. Gucyocyorana, muhora mwitana ba mwana, ugasanga nta n'icyo bikijije, ahubwo birabahoza mu mwiryane. Ariko ibyiza wowe uri kunyumva, igomwe urebe icyazana amahoro mu rugo, aho kugira ngo uhore ucyocyorana uterana amagambo n'uwo mwashakanye. Bibafatira umwanya wo kubyara intambara, aho kugira ngo mugire icyo mwatekereza kizima cyagira aho kibakura kikagira aho kibageza. Gucyocyorana ntabwo ari ikintu cyiza gikwiriye kuba mu rugo. Iki kintu nubona gihari, uzagira amakenga, umenye ko urugo rwawe rushobora gusenyuka. Icya nyuma, icyo cya gatandatu, ni ikintu cyo gukina ku mubyimba mugenzi wawe. Rwose iki kintu ni kibi, ni kibi. Hano ugasanga mugenzi wawe hari ibyo yagerageje gukora, ariko byapfa ugasanga uramubwiye ati sinakubwiye. Ugasanga aho kumubwira ngo pole, cyangwa ngo uzi ko iyo ari kubigenza nyuma gutya na gutya, ukabimubwira, ikintu cyarangije gupfa, yarangije gutsinda. Ibintu ntabwo ari byiza. Shyigikira mugenzi wawe, bizamufasha kubona ko hari uwo muri kumwe. Ariko numukina ku mubyimba, azabona ko ari gukora wenyine, bimuca intege. Kandi ikintu ushyigikiwe n'uwo mwashakanye kigira umumaro cyane. Ibi bintu rero tubyirinde, dushaka ubumwe aho gushaka ko tuba kimwe. Ubumwe rero ni ugutanga imbabazi, ni ukwihangana, ukihanganira ingeso za mugenzi wawe mu gihe we ataramenya ko ari n'ikosa cyangwa se ari mbi. Uzarebe iyo umuntu acecetse, akunda mugenzi we usakuza, yaba agira amahane agakunda uwitonze. Ibyo rero ni ibintu Imana yakoze ngo wa muntu azagira ibyo yigira kuri mugenzi we, cyangwa se agira uko yihanganira mugenzi we. Kuko abenshi duhura hari utuntu tudahuriyeho. Niba umuntu atera hejuru, usanga akenshi abanye n'ucisha make. Ibyo ni ibintu Imana yakoze kugira ngo tujye tubasha koroherana mu ngo. Tubihe agaciro rero, nitubona bimwe mu bimenyetso nababwiye ruguru,
ubashe kubyirinda kugira ngo wubake urugo rwiza kandi rurambye.